yambaza ubwa mbere ntinda kuva mu kinya. Ninze kuva mu kinya aho nyiviriyemo nyivamo naribagiwe. None se ubwo baguteye ikinya ukimara igihe kingana gute? Bari banteye ikinya cy'amasaha 9 ariko nakimazemo iminsi 3. Mbese we urumva bari banteye ikinya saa 12 bararangiza kumbaga saa 9. Saa 9 nibwo nari kuba nkangutse. Sinakanguka. Nagumye mwikangukira iminsi 3. Kuki? Kubera iki? Abavandimwe banjye basa na mama bagasa na papa. Yego. Njyewe sinzi nta wundi muntu dusa mu rugo. Nyine nkagenda mbitekerezaho. Tubahaye ikaze abakunzi ba Star TV. Uno munsi twagiye gusura wa mama wacu bita Jeannette. Jeannette amakuru. Meze ute? Bari mu rugo. None se kutari kuvuga cyane ko nta morale? Ntabwo uri kunyumva. Ndi kuvuga gake. Hano Musanze rero ni he? Hano nahita kari nko mu rugo ariko ni mu kigo gifasha abarwayi ba kanseri bahita muri Bethania Home Care. Hano habamo abarwayi ba kanseri. Yego. Okay, bose baba barwaye kanseri nta wundi wazamo. Yego. Kandi dukomeze tugende turebe aho twicara. Amakuru y'iminsi se ko wari warabuze? Ni meza n'iri zuba we ntago uribona. Iba ryananyishe. Zuba ryabaye ryinshi. Ryabaye ryinshi cyane ariko nyine umuntu aba yaryitsimbye mu nzu. Rero tugende dushaka ahantu twicara tuganire. Yego. Amakuru y'iminsi. Amakuru nayo ngayo nyine. Izuba ryinshi. Ahubwo mwe bwagira ngo ntago muryumva. Kubera nje izuba ari ryinshi cyane. Ni ukuri mwebwe murigendaho nta kibazo mufite. Izuba ni ryinshi cyane. Twebwe riratwica rero cyane. Aka twicare tuganire rero tubwire amakuru. Yego. Urimo uroroherwa ariko ku burwayi? Buroroherwamo nyine kubera n'umuntu aba agenda afata imiti igabanya uburibwe. Ariko urumva nyine uburwayi bwo ntabwo bupfa kugenda burundu. Ariko biroroherwa. Umuntu aroroherwa agasubira no mu buzima busanzwe. None se Jeannette we? Karame. Amakuru bimeze bite? Byagendaga buke buke. Kubera iki ari buke buke? Nuko nyine izuba riba ryabaye ryinshi. Nyine bitewe n'ubuzima nyine umuntu aba yifitiye byahuriramo n'iri zuba. Izuba se buriya rirakubangamira cyane? Izuba rirambangamira cyane. Njye niyo ndi mu nzu mba ndi kuryumva kandi mba ndi mu nzu. Noneho iyo uje hanze biba akarusho. Noneho ubwo nawe urabyumva nyine. Kuza hanze aba ari nk'ikintu nyine gikomeye kihanzanye. Ubundi mba numva guhera saa 4 gusubiza hejuru kugeza saa 10. Ntabwo mba numva nasohoka. Kubera izuba riba riri kugutwika ukababara cyane. Ndagira ngo noneho usangize abantu ku buzima bwawe ukiri umwana, ibibazo waciyemo, imibereho ikomeye ariko ukaba ugeze aha ngaho unameze neza ufite n'abana. Mbere na mbere mu buzima bwawe byari bimeze bite? Ubuzima bwanjye nkikiri umwana urabona navutse nisanga mfite ubumuga bw'uruhu. Hako narungo nanzi ko ari ubumuga nyine. Urumva wari ukiri umwana? Ntabwo nari ntarabimenya nyine. Noneho uko nagendaga nkura bitewe nuko nabaga ndi mu bavandimwe banjye nabitekerezaga nkibaza kuki kubera iki abavandimwe banjye basa na mama bagasa na papa. Yego. Njyewe sinzi nta wundi muntu dusa mu rugo. Nyine nkagenda mbitekerezaho. Igihe cyo kujya ku ishuri nyine kiragera. Ariko mu rugo ho nta kibazo cyari gihari? Mu rugo ntabwo ibibazo byabura. Urumva famiye yo kwa papa ntabwo yigeze inkunda. Yego. Famiye yo kwa papa ntabwo yigeze inkunda. Byageze naho njya kuba mu kigo cy'imfubyi cyareraga abana b'imfubyi cy'ababikira. Bitewe nuko famiye yo kwa papa itagukunda? Yego.
ariko iyo kwa mama baso baragukundaga? iyo kwa mama bo barankundaga. Urumva byageze igihe cyo kujya ku ishuri nyine n'abana noneho ku ishuri batangira kujya babimbwira. Uretse mubazeho gato, igihe cyo kujya ku ishuri cyageze uri kubaho mu mfubyi cyangwa wari waragiye mu rugo? Cyageze mbaho ngaho mu mfubyi, kuko nagiyeyo mfite imyaka 6. Mu mfubyi? Urumva nagiye gutangira mu wa mbere ariho mba. Ibibazo rero nyine nkajya nkomeza guhangana nabyo no ku ishuri. Abana noneho bagatangira kunyita amazina ntazi. Abana bajyaga bakwita amazina? Ku ishuri. Ubu nk'amazina wibuka niyo bakwitaga harimo ayahe? Banyitaga ngo Nyamweru, Umuzungu, n'ibindi byinshi ntibuka. Aha, aho ku ishuri se abarimu bo nta kibazo babigiragaho? Abarimu bo byari abana bonyine? bari abanyeshuri. Abarimu bo bari abantu bakuru. Babyumva? Bo babyumva, ariko kubyumvisha abanyeshuri nabo nyine ntago bari batarabisobanukirwa neza, nuko bagiye bahabwa amahugurwa, ariko nabo wabonaga mbese nta kintu bibabwiye. Kuba wenda abanyeshuri banoteza cyangwa se bantuka cyangwa se bankorera ikindi kibi, babonaga babifata nk'ibintu bisanzwe. Noneho ubwo se ugiye mu ishuri ho wari umuhanga cyangwa warageragezaga? Ku ishuri nari umuhanga, ariko nkagira ikibazo cy'amaso aba atareba neza. N'amaso yawe ntabwo yarebaga neza? Ntabwo narebaga neza. Gukora ibizamini byarananiraga, tekerezaho. Gukora ibizamini byarananiye, noneho ibizamini byose mbikora mu mutwe. Ubikora mu mutwe gute? Dictation. Bambaza bagashyira mate hariya bakayimbaza, nkajya nsubiza mu mutwe utari kubireba. Mwarimu akanyandikira, nkajya nsubiza, mwarimu akanyandikira. Icyongereza, mbese amasomo yose uko uyazi kandi ukabitsinda. nigaga mu wa 5, nenda gukora icya leta. Noneho amahirwe twagize nuko byageze aho batuzanira ibizamini. Abantu bafite ubumuga bw'uruhu batuzaniye ibizamini byanditse mu nyuguti nini, ukabasha kubisoma none. Nicyo kintu cyandukuye, ariko ubundi nari kubitsindwa bitewe no kutabona, ariko mu mutwe wanjye byose nabaga mbizi. Muri make wari waravukanye ubumuga bw'uruhu ukagira ikibazo cyo kutabona neza bituruka ku bumuga bw'uruhu. Uko uruhu rufite imbaraga nkeya zo guhangana n'izuba, n'amaso nyine byose nyine biragira. Amaso nayo ntabwo aba afite imbaraga zo kureba, nabyo biyiteraho ikibazo. None se umuntu wese ufite ubumuga bw'uruhu ntabwo aba abona neza. Kwa papa we se baje kuza kukwakira? Navuga ngo baje kunyakira. Byarakomeje biba ikibazo? Byarakomeje biragorana. Ariko nyogokuru yaje gupfa, kuko nyogokuru ubyara papa niwe utarankundaga. Nyogokuru yaje gupfa, ngeze aho sogokuru nyine ahita avuga ngo abana bose bajye baza mu rugo. N'ubu sogokuru aracyari. Ubwo nageze mu rugo rw'iwabo wa papa nyine kwa nyogokuru na sogokuru, ariko nyogokuru yapfuye. Kandi yapfuye ndi mukuru mfite imyaka 13. Kandi abandi bana bo bajyagayo? Nese ni ukuvuga ko nyogokuru wawe atari wagukundaga? Ariko sogokuru we nta kibazo? Namubona yaba tugiye nko guhura agahita yirukanka agaca nk'iriya. Nyogokuru rero wirukanka? Nanjye nyine nkamwihorera, kubera nari ndi n'umwana ntazi neza. Urumva wari ukiri muto ntanabyitayeho. Biragoranye cyane kabisa. Ubwo noneho urangije ibyo byo kwiga, tujye mu buzima busanzwe. Ko nta bibazo wagiye uhura nabyo mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ntabwo byabura. Urumva nageze mu wa 6 pirimeri, nkora icya leta ndatsinda. Waranatsinze? duhita tujya mu wa mbere,
ndiga nawe mpita nimuka ngeze mu wa kabiri igihembwe cya kabiri nibwo nahise mfatwa n'uburwayi bwa kanseri. Ni ukuvuga kanseri yaje igeze mu wa kabiri segonderi? Yaje niga mu wa kabiri. None se wabimenye gute ko kanseri wayirwaye? Urumva ntabwo nahise mbimenya, mama niwe wajyaga kumvuza ariko nawe ntabwo yahise abimenya. Twagiye kwa muganga, nari mfite ikibyimba hano, baragenda nyine babaga ikibyimba bisanzwe, barangije baradoda barapfuka banyihera paracetamol duhita twitahira. Ariko ntitwamenya nyine ngo babazi iki se ni kanseri se ni iki, twumvaga ko ari ikibyimba nyine gisanzwe. Kuko bari barabanje no kukivuza mu Nyarwanda kiranga, biranga nyine cyangwa gukira bazi ko ari ikibyimba gisanzwe. Bamajije kukibaga hashize imyaka 3 kirongera kiragaruka. Cyongera kiragaruka? Noneho cyari kiri hano ubwa mbere, ubwa kabiri kimukira hano. Noneho ubwa kabiri ku nshuro ya kabiri, ubwo nayo ndi kuvuga ati nayo ngiye no gusubira mu ishuri, kubera ko barambaza ubwa mbere ntinda kuva mu kinya. Ninze kuva mu kinya, aho nyiviriyemo nyivamo naribagiwe. None se ubwo baguteye ikinya ukimaramo igihe kingana gute? Bari baneye ikinya cy'amasaha 9, ariko nakimazemo iminsi 3. Mbese we urumva bari baneye ikinya saa 12, bararangiza kumbaga saa 9. Saa 9 nibwo nari kuba nkangutse, sinakanguka. Nagumye mu ikangukiro iminsi 3 irashira ukirimo. Ariko se aho ngaho ubugaragara ko ugihumeka se? Abaganga baraza bagapima umutima bakumva urahumeka. Nyine nicyo kintu kibaha icyizere cyonyine ko ushobora gukanguka. Ariko namaze nk'iminsi 3, noneho mu gukanguka nkanguka naribagiwe. Waribagiwe? None se nukuvuga ibintu byose ku buryo nta nubwo nibukaga ukuntu nitwa, nta nubwo nibukaga mama wanjye, nta kintu na kimwe wibukaga? Nashoboraga kuba nabona mama nkamubaza ngo uriye. Ubwo se byaje kugenda gute? Noneho wamaze nk'igihe kingana gute waribagiwe? Namaze nk'umwaka n'igice. Umwaka n'igice waribagiwe? Naribagiwe, bigenda biza gahoro gahoro, bagenda banyibwira, bambwira buri kimwe cyose. Ariko n'abaganga nyine bamvura bampa imiti. Byagejeje aho nyine nk'imyaka 3 nibwo nongeye kwibuka. Uribuka neza byose byahise bigaruka se basi? Oya, hagendaga haza bike bike, ntabwo byose byaziye rimwe. Hagendaga haza bike bike ariko ukabasha kugira ute byose bigeraho biraza? None ukuntu byari bimeze nk'ikintu nabonye ejo wabaga utakimbaza. Nk'ikintu nabonye ejo kugira ngo nzongere kukibuka byafataga, nanjye byantwaraga imbaraga zo gukoresha ubwonko cyane. Bigenda rero biza. Tubwire noneho ugitangira kwibuka nk'umuntu wibutse mbere. Umuntu nibutse mbere, nibutse abaganga. Abaganga niwe wibutse mbere? Uvuga ati uyu nguyu niwe wamvuye? Nibutse abaganga, mpita mbona ukuntu nyine bari bambaye imyenda y'icyatsi, mbibona nk'aho bibaye aka kanya. Havuyeho abaganga? Havuyeho abaganga, mbona mama mpagaze imbere, nyine nkajya mbibona nk'aho ari filime wenda iri guca. Hahita hakurikiraho mama wawe? None se ubwo ibintu wize nk'umuntu wari waribagiwe, amasomo yose wari waraciyemo byaje kugenda bite? Nyine bashatse kunsubiza ku ishuri, icyo kibazo cyo kwibagirwa babona kiracyarimo. Noneho urumva kanseri yagarutse hashize imyaka 3, urumva nabwo nari ntaribuka neza. Noneho igarutse ntabwo bongeye kumbaga, ngo banteye ikinya n'ubundi, kuko n'umuganga wari warambaze bwa mbere ari nawe nasanze i Kanombe, abuza abandi baganga nyine kuntera ikinya, ababuza kumbaga, ntabwo bongeye kumbaga. Kuva icyo gihe ntabwo barongera kubaga? Bahise bakoresha radiotherapy byo gushiririza gusa. Barashiririje ikibyimba kirayonga, batagikozeho ngo bakibage. Ibyo ngibyo ariko byo ntabwo byazanye ingaruka cyane ngo wibagirwe ko nta kinya bari baguteye ngo umare igihe kinini? Oya, byo ntabwo byigeze bizana ingaruka ku bwonko. Ubwo noneho tuvuye mu bijyanye n'uburwayi bwawe,
waragarutse mu muryango ho barakwakira nta kibazo. Bamaze kukwakira se mu muryango, noneho ubu kugira bamenye se wahuyeho watangiye kugira ute ndavuga ati nakora iki ngiki mfite ibintu nageraho, byo byagenze bite kugira utangire nyine wisange mu buzima busanzwe? Urumva urabona muri iki kigo ukuntu nahageze nabyo biri mu buzima bwanjye nyine. Nari nivuzaga i Kanombe ariko nafite ahantu ho kuba. Urabona iwacu ni mu ntara. Iwanyu ni mu ntara hagana mu Ngororero. Ni kure. Urumva nta n'umuntu nari nzi naho i Kigali wenda ngo yancumbikira, ariko nagize amahirwe nsanga umumaseri ukoreramo hano akorana n'ibitaro bya Kanombe. Bahita banyandikira kuza mu icumbi rya hano nyine ngo bancumbikire, kubera ko iyo bari kukuvura bari kugucisha muri radiotherapy biba buri munsi. Biba ari buri munsi. Nimba wandikiwe iminsi 30 iyo minsi urayikora nta n'umwe usibye ugenda buri gitondo. Urumva rero ntabwo nari kuzajya nuruka mu Ngororero ngo nongere uve mu Ngororero gutyo. Ahubwo birumvikana ntabwo ari kuzajya uva mu Ngororero ngo uzi Kigali wongere utahe. Yego. Rero bahise banyandikira kuza hano, ngize amahirwe nyine masanga umubikira arankunda, ndavuga ati ariko mana ababikira uhora ubanyerekezaho ubanza ari wo mugisha wanjye. None se nibo bandeze ndi umwana, nagize imyaka 13 nibera mu kibikira. None n'ubu ngubu ndarwaye. Urumva dukunda guhurira mu bibazo. Urumva rero sinzi nyine ni umugambi w'Imana iba yarateguriye hari umuntu. Urumva byose byabaye nyine nk'umugambi w'Imana. Ubwo rero nahise nza hano barancumbikira ndivuza, bari banyandikiye iminsi 35. Ya minsi ndayivuza irarangira. Imarire kurangira masera arandeba aravuga ati se kuko izuba ryo mu Ngororero ko ndizi urasubirayo ukirembye gutya nta muntu uri kukwitaho. Urumva noneho wari ukirembye utarakira neza? Nari nkirembye. Kandi iminsi baguhaye yo yarangiye? N'imiti iminsi bari bamaye yari yarangiye, ariko nyine irangira umuntu adakize ntabwo uba ukize. Nyine barakubwira ngo utaha uzajya ugenda ukirira mu rugo gake gake. Ubwo rero maseri yanga ko nongera gusubira mu rugo ako kanya, arangumana arakomeza arandwaza umva mbese ni nko guhembera nk'umuriro wari ugiye kuzima. Arakomeza urumva ko yaragufashije cyane. Arakomeza arandwaza, umarire koroherwa arambwira ati ese undi mu rugo wakoraga iki? Ndamubwira ati nahingaga. Ese guhinga warabishoboraga? Nabishoboraga ariko nyine izuba rikanyica, ni nacyo kintu cyatumye ndwara kanseri. Wakubwa se wakundaga guhinga iki? Nakundaga guhinga ibintu bijyanye n'imboga. Imboga? Inyanya, amashu, ibitunguru, karoti, ibintu nk'ibyo. Wamara guhinga ukagira ute ugahita ujya mu rugo? Nkahita njya mu rugo. Wari ukiba kwa mama? Oya. N'ubundi nkiba kwa mama narahingaga n'ikibano, nari mfite urugo. Wari ufite urugo. Ariko nyine izuba rikanyica nkihangana. Ubwo nyine arambwira ati se none se ubu ngubu uragenda usubire ku izuba ureba ukuntu byaguteye kanseri aka kanya wabaye ugumye hano? None se ari ikintu numvishe neza, izuba niryo ryaguteye kanseri? Niko bakubwiye? Abaganga baravuze ati kubera uruhu rwanyu rutagira ka kantu k'agahu k'inyuma twebwe abantu bafite uruhu rwirabura tugira, niyo mpamvu ntabwo umubiri wanyu ushobora guhangana n'izuba cyane. Noneho rya zuba nyine niryo ribatera kanseri. None se amaso yaje gukira cyangwa uri kugenda wivuza? Urumva ngaho twari turi ugikora bya bizamini bikaba ngombwa ko bandikira mu nyuguti nini, amaso yaje gukira cyane n'ubu uracyari kwivuza? Na n'ubu ndacyari kwivuza. Ariko biri koroherwa basi? Ndi koroherwa
ariko ni ukuvuga ngo kubera bino bibyimba byari byasatiye rino jisho ryo ryarapfuye kandi mbere ryararebaga neza. Ryararebaga. Urumva ko ibibyimba nibyo byaryangije. Hari imiti ngo yagiye yangirika nyine ihura n'ijisho. Urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Ntabwo byari byoroshye, ariko uko biri uri kugenda umera neza, ndabona nta kibazo. Uko biri yego uburwayi buraza bukagusigira ibikomere, ariko wenda urakomeza ukihangana, ubuzima bugakomeza. Ariko mu buzima busanzwe noneho ntabwo wongeye urumva nko ku ishuri abana mwari mukiri batoya bamwe baguserereza, nko mu buzima busanzwe hano tumaze kuba mwaba bakuru ho nta bindi bibazo wongeye guhura nabyo ugereranyije n'ibya mbere? Urabona igihugu cyacu uko kigenda gitera imbere no mu mitekerereze no mu myumvire byose bigenda bizamukana. Hari amagambo amwe n'amwe yajyaga akoreshwa ubu ngubu utapfa kumvana umuntu nawe ubwo aba azi ko ari ibyo bintu biri mu kubivuga ari isebanya wenda cyabigize icyaha. Ntabwo bikibaho rero ugereranyije n'uko byari biri imbere rwose. Hari icyo ubuyobozi bwakoze. Yego gutya birumvikana. Noneho se i Kigali uri kubona iri zuba ry'i Kigali ryo riri kugenda se riba ryinshi cyane ugereranyije n'iry'ubushize, ho nta kibazo cyangwa nanone biba ngombwa ko wigumira mu nzu, ntabwo ukunda gusohoka cyane? Rino zuba ryo rirakarishye kurusha iry'impeshyi yashize. Rirakarishye kubera ko ni ukuvuga ngo guhera saa 4 gusubiza hejuru kugeza saa 10 ntabwo mba numva najya hanze. Ubu ni ukuvuga icyo ngomba gukorera hanze, ubundi ndabanza ngakora ibintu byo hanze mu gitondo, ubundi saa 3 saa 4 zagera nkahita njya gukorera ibyo mu nzu, nkongera gusohoka mu ma saa 10 saa 11 akazuba kagabanyije. Urumva ko izuba n'ubundi izuba ntabwo riba ryoroshye, nuko nyine umuntu agera akambara n'ingofero iyo bibaye ngombwa ari nk'ahantu ushaka kujya hihutirwa. Tuba dufite ingofero zigaye gutya uhita uyambara ukigendera, ubundi ukambara n'ipantaro n'umupira w'amaboko ageze hano. Urumva ko iyo wifubitse biba bimeze neza. Urebye n'ubundi dusa nkaho uduciriye muri make ku buzima bwawe, ni ukuvuga ati wenda ubutaha nitugaruka hari ibindi tuzaganiraho. Iby'uno munsi ndabona byarebe wakoze ku bw'umwanya wacu waduhaye. Yego namwe mwakoze kuza kundeba.